hari igihe ukora ku mukobwa ese kubona mfite akazi ni urugero mpembwa amafaranga 300 ni urugero ese kuri kubona ayo mafaranga ashobora kuvamo dushobora kurya dushobora gutera imbere dushobora kujya gute waretse tugakora ibintu byoroheje tukagenda tugasezerana mu murenge hanyuma wa mukobwa arangiza akakubwira ati rero biragoye mfite anti wa hehe mfite onkire wa hehe mfite ababyeyi bafite inshuti zabo bazumva ngo nakoresheje ubukwe sintabatumiye ni ikibazo bati rero kandi bose mu bukwe bagomba guhabwa impano rero mugenzi wanjye reka tubanze turebe amafaranga ko yaboneka ubwo nyine nta kundi kuguhakanira kurenza uko yego akabacu aciyeho agiye turakigereranya urubyiruko cyo nacyo cyo kibazo nacyo turagifite kumva ko umuntu agomba gukoresha ubukwe ahanini rero reka mvuge nta musore muri bagenzi banjye cyangwa n'abandi tuganira nta numwe uvuga ko ashaka ubukwe burenze kuko nitwe duspendinga abantu ariko ahanini ku bakobwa ni gute umwana wawe wumva bamukwa miliyoni nk'enye cyangwa se 10 kuri wa muhungu nawe ukirangiza ishuri umunsi rero ntago tuje kuvuga ngo wenda hari uwakerewe hari uwatebutse hari iki ariko turashaka kureba bimwe mu bibazo biri hanze ahangaha bishobora kuba bituma umuntu ashaka gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka mbe mbiretse. Uyu munsi ndi kumwe n'ikiciro cy'abantu kigoye. Ndi kumwe n'umusore uhagarariye ikiciro cy'abandi bantu tugiye kuganiraho uyu munsi. Jean Paul, banzu dusuhuze. Ndabasuhuje. Yego. Nitwa Kamanzi Jean Paul. Ndongeye kwishimira kugaruka. So bwa mbere mu hostinze hano. Ngira ngo abasanzwe bare ibiganiro turamenyeranye. Yego. Arakoze cyane Jean Paul. Nanjye biranshimisha iyo ugarutse. Yego. Kandi bikanshimisha cyane ko iyo nguhaye ubutumire bwanjye uhita utegeye ihuse cyane. Yego. Ni ikinyereka ko mu by'ukuri mba mufite inyota n'ubushake bwo kugira ngo kuri bikeye Imana yabahaye kuri bikeya dusangira muri iyi si tubisangiza abandi. Hari abantu bakunda kutubwira ngo burya iyo inkuru uyibitsemo ni wowe uyigumana gusa nta wundi muntu ifasha kandi no muri uko kuyigumana nawe hari igihe itagufasha nawe ubwawe. Ubwo rero uyu munsi ndanezerewe ko ubundi dusanzwe tumenyereye ko Jean Paul aza akatuganiriza ku bijyanye n'uburyo tugomba gutungisha imibiri yacu ibiryo bikwiye, ariko uyu munsi yagarutse ari mu cyiciro cy'abantu ahagarariye abandi benshi hanze hano. Wajya ngo dufite association ni itsinda ni forum cyangwa foundation ni ukuzatumiza inama inteko rusange. Aha, Jean Paul ahagarariye icyiciro cy'abasore n'inkumi batari bashaka, the singles. Yego. Single and searching cyangwa byose. Single and booked. Oya single byose tukuburi single. Aha, ngo denominator ni single. Ni single. Hari single and searching, hari single and booked, hari buriya kuba utarajya muri leta ngo ujye mu murenge indangamuntu muzihuze you are still single. Hagi indangamuntu barazihuza bazihuza gute? Mujya mu murenge nyine mugatera fingerprint bakahuza indangamuntu ID. Kuryo iyo yashyizemo iyawe abona kuri marriage to someone. Uko niko guhuza indangamuntu. Yari bincanze. Ako nagaterime gashyashya. Guhuza indangamuntu. Aha, ubwo Jean Paul ahagarariye abantu batari bahuza indangamuntu. Irangamimerere. Aha. Jean Paul. Tubwire how is that? Urwo rugendo rwo kuba utarahuza indangamuntu bimeze bite? No ku bandi babize nyine dusangiye
dusangiye ibyiciro ni icyiciro kigoye ariko nanone hari n'abakenjoyinga ariko aka hanini kiba kigoye cyane kuko impamvu mvuga ngo kiragoye ubona burya ubuzima buba butaragira icyerekezo gihambaye gihanitse n'ibindi na responsibilities usanga tuvuga urugero impamvu mvuga ngo kiragoye kandi kiranababaje nshobora kugira gutya nkaba ndaho mvuye nko mu kazi cyangwa mvuye nko kwiga cyangwa mvuye nk'ahandi hagiye hatandukanye nkagenda nkafata umugati ngashyira amazi n'igikombe cy'icyayi cya mukaro n'icyayi cya mukaro nagira ishyano naba nteye imbere cyane ngashyiramo amata y'ifu nyine nkanywa ngakoroga hanyuma ubwo dini irarangiye ubwo ni ukubera iki akenshi ni uko urubyiruko akenshi iyo uri umwe urisuzugura ntabwo wateka ntabwo wagira guteka kandi nta apeti icyo bita apeti ntabwo iba ihari cyane uba uri aho ngaho ubayeho mu buzima nyine bwawe kereka wenda nk'uba muri famille iwabo nyine bisanzwe muri famille ariko nk'abantu baba muri ghetto kiba ari ikibazo gikomeye cyane buriya guteka kabiri atari uko byabuze ariko bwa bushake hari n'igihe nibyo binabura ariko abenshi nyine ni ubunebwe. Urakoze cyane. Uyu munsi rero ntago tuje kuvuga ngo wenda hari uwakerewe hari uwatebutse hari iki ariko turashaka kureba bimwe mu bibazo biri hanze aha ngaha bishobora kuba bituma umuntu ashaka gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka mbe mbiretse. Urubyiruko ko twavuga byinshi njye mfite amatsiko kandi ndakeka n'abadukurikira bafite ayo matsiko. Ariko hari ijambo nyine bakoresheje ngo nje mpagarariye uhagarariye ni forumu abantu batagira ngo ni forumu byagwikiyoya ahubwo nuko naje nk'umutumirwa mu cyimbo cyabo nyine ngo tubashe gusesengura turebe ikibazo kibiteye ariko hatazagira umuntu unyandikira ati twumvise ko ari we perezida wana bari single no byahinduka ati none ko hari terime ivuga ngo hari terime ivuga ngo mu basore bavuga ngo uyu nawe aradohotse nyine which means umuntu ushatse nyine abadohotse nyine which means nyine abaducitse ni ukuvuga ngo wowe ntabwo urimo gusinya mu ikaye yo kuvuga ngo uzaguma gutyo. Yego ariko ibibazo bigiye bitandukanye ni byinshi cyane nk'urubyiruko ahanini iyo ndebye ntago ndavuga muri rusange ntago ikibazo cyanjye si cyo kibazo cyuriye si cyo n'ikibazo kimwe ushobora kuba agiye mbura ikibazo kimwe cyangwa ufite ikibazo kimwe kugira ngo ya ntego nyigereho nshinga umuryango n'iki ariko hari uba ufite bitatu hari ufite bingahe ibibazo ntibitandukanye biba bitandukanye. Ariko ndavuga muri rusange ibibazo bikunze kubaho n'urubyiruko tuganira bagenzi banjye n'abandi batandukanye. Ikintu cya mbere urubyiruko cya mbere gihari ni amafaranga. Urubyiruko nta mafaranga dufite ubwo turaza kureba impamvu nta mafaranga dufite turaza gusesengura turebe ariko nyine ndashaka kulistinga ibibazo hanyuma tuze kuganira turebe n'igitera ibyo bibazo turebe n'uburyo yenda muradufasha namwe n'abandi bagende badusesengura. Ako genda umva nabasanga bazaduhe comments badufashe gusesengura ibyo bibazo tunabishakire ibisubizo. Icyambere amafaranga pe mu rubyiruko sinatinya kuvuga ko mu rubyiruko ariko nimvuga urubyiruko hari igihe imyaka 35 nayo izamo kandi imyaka 35 mu by'ukuri uba wararangije kaminuza segonderi iba yararangiye n'urugero ku bataragize amahirwe yo kwiga nabo imyaka ibigiye ayo matungo ibiki ako kazi hari ukuntu uba waragiye ucengera ugenda pushinga
yenda ukagera muri ya myaka 35 hari na 40 hari ahantu ugeze, hari n'abari muri 50. ahanini icyiciro cy'urubyiruko kigira kuri 35. hano mu Rwanda hariya ni 35 cyangwa ubu ni 30? Ni 35 rimwe. Ariko reka nibura twibande kuri ya range y'abantu bari ready yo kuba married, hagati y'imyaka 25 na 30. None se Jean Paul, ko hariho n'abarenza hariho n'abari muri 40 na 50 da? Yego, ariko ikintu nashatse kuvuga ku kibazo cy'amafaranga, wa muntu ufite imyaka 35 amafaranga azagirana cyangwa se opportunity azagira zitandukanye na wa wundi uzaba ufite hagati y'imyaka 25 na 30. Opportunity kubera uko imyaka igenda ni kugenda umenyana n'abantu, bashobora kukurangira akazi, bashobora gukora kampani ukarwana ejo bundi mukagera gute. Hari n'igihe amahirwe atinda. Hari n'igihe amahirwe atinda. Ibyo byose ariko reka twibande ku myaka, kuri babandi bari ready. N'uwagize imyaka 35 33 mu by'ukuri abantu benshi bavuga ngo utegereje amahembe kudashaka. Ariko kandi izo mvugo bazihorere kuko ariko reka twifatire range kugira ngo byorohe. Ku kibazo cy'amafaranga twifatire range y'imyaka 25 n'imyaka 30. Agafaranga kaba kataraboneka kandi wa muntu ari ready yo kuba married. Ahanini cyane cyane abasore agafaranga kaba kataraboneka. Umukobwa ku myaka 30 aba yarakuze, aba yaragiye yaragiye cyane. Noneho ikintu mbona cya mbere amafaranga. Ikindi kibazo cya kabiri mbona giteye imbogamizi nanone ikigendanye n'amafaranga, ni ikibazo cy'inkwano nyinshi zirenze ubushobozi ubwo kiragendana n'amafaranga. uraza kutubwira cyane n'abandi bazabikaba. Ikindi ni ikibazo cy'ubukwe, kwigereranya n'abandi. Akenshi urubyiruko dufite kwigereranya n'abandi, kureba runaka inshuti yanjye, tuvuga urugero ntabwo mwagize amahirwe angana cyangwa se ntabwo muturuka mu miryango imwe, bashobora kuba baramusapotinze iwabo, bashobora kuba byaragize gute, akabona amafaranga agakoresha ubukwe bumeze gutya muri sale zihenze nzima. Kuri we ntizihenze ariko nyine kuri wowe cyangwa no ku bandi zirahenze. Ugasanga turikigereranya urubyiruko. Icyo kibazo nacyo turagifite, kumva ko umuntu agomba gukoresha ubukwe. Ahanini rero reka mvuge, nta musore muri bagenzi banjye cyangwa n'abandi tuganira, nta n'umwe uvuga ko ashaka ubukwe burenze, kuko nitwe duspendinga abantu. Ariko ahanini ku bakobwa bana uzatubwira n'umukobwa byari kuba byiza iyo mba ndi kumwe n'umukobwa, ariko ntazi. Reka nabo mvuge ibitubangamira se cyangwa hari igihe ukora ku mukobwa ariko ntibumve ko hari uwo nabwiye uwo wakozeho atagira ariko hari igihe umubwira ati, ni urugero ndimo turimo turasesengura muri rusange, ati ese kubona mfite akazi, ni urugero mpembwa amafaranga 300, ni urugero. Ese kuri kubona ayo mafaranga ashobora kuvamo, dushobora kurya, dushobora gutera imbere, dushobora kujya gute, waretse tugakora ibintu byoroheje, tukagenda tugasezerana mu murenge. Buri murenge bemera abahamya bageze muri na 2 buriya barabemera, ariko ahanini 3 kuri side zose, ariko na 2 nabo baremewe. Hanyuma mukagenda mugasinya, umurenge ukabura abaye pfa kudekarara ku irembo ku rubuga. Ntago bitaye ngo muranywe bingana iki, murarara ahantu heza gute, bakabasezeranya. Mu rusengero sindikuze ubu ngubu sindakora ubushakashatsi cyangwa ngo ndebe, ariko hanini mu rusengero haracyari challenge. Umuntu usanga ngo aririmba muri korali igomba gutumirwa, agomba gutumira umushumba runaka, abakristo bamuzi, bazumva ngo yaje gusezerana ari abantu 10 bonyine mu rusengero. Iyo nayo ikaba challenge. Hanyuma wa mukobwa arangiza akavuga ati, rero
biragoye mfite anti wa hehe mfite onkire wa hehe mfite ababyeyi bafite inshuti zabo bazumva ngo nakoresheje ubukwe sintabatumiye ni ikibazo kandi bose mu bukwe bagomba guhabwa impano rero mugenzi wanjye reka tubanze turebe amafaranga ko yaboneka ubwo nyine nta kundi kuguhakanira kurenza uko yego akaba aciyeho aragiye urumva mutandukanijwe n'iki icyo nacyo kikaba ari imbogamizi ku mafaranga yego n'ibindi ikindi gutinya responsibilities nyine abasore n'iyenda turacyatinya responsibilities gufata inshingano ni urugero nari menyereye kujya muri match kureba nyine match zigiye zitandukanye nkaza saa 8 za mu gitondo za nyine mu rukerera cyangwa se nta muntu uri buze ubwo ndi kumva afite geto yanjye ndazana n'urufunguzo mfungura igipangu niba mba mu gipangu mfungura inzu mbamo ninjiremo ndyame wenda utakuyemo n'urukweto nta muntu uri bumbwire gutya ikindi ndakoresha telefone n'urugero ndarara nshatinga cyangwa ndarara ndeba movie nta muntu uri bumbaze ngo utaryamye utajya gute hanyuma jewe cyangwa se n'abajene turi kuvuga muri rusange n'uyu nguyu urimo gukamera nawe n'abajene nawe yatugira inama mu kanya ndamubaza n'abajene bafata kamwe urugero n'iki akagenda hari n'ujya mu rusengero akigumirayo wenda akakora overnight kugeza saa sita cyangwa se bakaba banararayo ariko uri kumva hari n'ujya mu mwiherero ariko uri kumva nazana wa muntu atangira kumukontorora no gukontorora komite akazakubaza uri hehe se buri gihe kurara mu masengesho narakurambiye naragize gutene ibintu nk'ibi bati rero kugira ngo nzane umuntu umeze uko nguko bimeze uko nguko reka mbe ndetse gatoya yego reka mbe ndetse yego ukabireka uko nguko so ahanini responsibilities biracyari ikibazo gikomeye ahanini ni ibyo ngibyo biri major bishobora gutuma umuntu atinda hari abo duherutse kuganira barambwira ngo hari n'ikibazo cy'icyizere icyizere wowe uracyumva gute icyizere nacyo kubona wamupatina koko buriya gushaka yego tujya tubyoroshya cyane ariko nanone ntabwo byoroshye atari in terms of y'amafaranga n'ibindi byose ariko in terms yo kubona wa muntu muzabana ubuzima bwanyu bwose ahanini hari igihe twumva nagatwiko runaka yakoze ubukwe inshuti zanjye agapfa kugenda akavuga ati bakoze ubukwe nanjye ngomba kugenda imyaka iranjyanye reka mbwire umuntu proposanye tugende mu by'ukuri ntihite kureba wa muntu bagiye gushaka icyizere bafitanye aribyo nyine ndi kuvuga ngo kubona wa muntu right partner ni kiracyari ikibazo gikomeye cyane kubona wa muntu umuzima mwubaka ufite ibitekerezo byo kubaka atari wa wundi uza nyine kubera agatwiko cyangwa kubera ko yarambiwe imyaka ye cyangwa nanjye narambiwe imyaka yanjye nkapfa kugenda ahubwo wa muntu wa nyawe mwubaka umuryango ukomeye ubuzima bwanyu bwose icyo kintu kiranakomeye ariko kirakomeye kubera ko kugira ngo uzamenye yuko wenda ari ikibazo cy'uko nabuze ahomba cyangwa se ari uko ntibigezweho groupe yanjye abantu bose twabanaga barashatse cyangwa se ni ikibazo cy'amafaranga ni byinshi birakomeye ariko wenda wowe utureba wanatugira inama ese ikintu kijyanye n'icyizere twagikoraho iki cyane cyane ko nyine nta Imana yaduhaye ibintu byose tubasha kureba gutya iduha n'ibiturimo imbere twebwe ariko kugira ngo umenye 100% ibiri mu wundi muntu biragoye noneho nkongera nkibaza hari icyo cyizere hari no kuvuga ngo ntiwabona ibiri mu muntu 100%. None se iyo analize irangira ryari? Gushora nyine nta hantu irangira bati
napfa nakira simbizi simbizi ariko nyine ahanini uri kumva urubyiruko ahanini tubura commitment ni kuvuga no kwiyemeza yego kuvuga ati se hari gihe twe expectinga ko wa mu partner wacu ari perfect kumva nyine nta kosa pe umuntu murakunda nyine nta kosa nyine muza bibaho se nyine ni kibazo nyine ni urubyiruko nyine turacyafite marayika ntawe rero ugasanga ni biracyari mu bibazo muri challenge zikomeye tukaba dushaka wa muntu kuko right partner bikatubera challenge tukumva expectation zacu n'uwo muntu uje tukabona ntago biri kumacinga ngo bihure ntekeza ko nyine natwe ubwacu twifitemo ikibazo abenshi turi kuvuga muri rusange ubu se dukora iki hakorwa iki hakorwa iki dukora iki hari ibibazo by'amafaranga icyizere hari imiryango inkwano hakorwa iki njye mbona ikintu cyatworohereza hanini yenda nko kuri igihe cyangwa n'abandi ikibazo cy'imiryango bareba uburyo ya miryango yicara ikabanza ikanariza reka tubihere no ku cyizere buriya hari ikintu cya mbere abanyarwanda bo hambere bakoreshaga cyo kuranga ibyo ntabwo bikihari ntibikibaho kubera ko umuntu ntukimumenya asigaye yihisha urirwariza ariko cyane cyane reka tuvuge ku muryango ugasanga nyine hari umuryango uvuga ati umukobwa wacu twamurereze neza tumwigisha mu mashuri ahenze yiga university ihenze rero n'inkwano igomba kuza ntabwo ari ikiguzi nibyo turabizi ariko byanze bikunze igomba gukavaringa some cost nyine ntuza iyi ntuzi imwe ni igishoro kugira ngo bazamugurishe ntabwo babyita igishoro ariko byonyine aratekereza bati umwana wanjye yize ahantu hahenze segonderi kuva na primaire segonderi university ese uyu mwana wanjye ni urugero araza kugendera ubuntu abamutanze burundu se yamucuruje yamugurishije aho ngaho rero hari ababyeyi bagifite iyo myumvire yuko yamugurishije aho si ukumugurisha bavuga ati byanze bikunze n'agashimwe kagomba kuza kuko burya inkwano n'agashimwe kagomba kuza kabyibushye umuntu se ntahitamo uko ashima icyo nicyo kibazo gihari nyine nk'ababyeyi muze kudufasha ni gute umwana wawe wumva bamukwa miliyoni nk'enye cyangwa se 10 kuri wa muhungu nawe ukirangiza ishuri ni byiza ariko nyine dutekereze twagutse wa muntu twafashe ikigero cy'imyaka 25 na 30 tuvuge wa muntu ufite iyo myaka ese koko ayo mafaranga arahari ntayahari igisubizo ntayahari ese imiryango ye ishobora kuba iyafite ishobora kuba iyafite ariko se koko birakwiye ko nyine aya mafaranga bayaduha cyangwa ahubwo natwe dufate dukore tukabubakira niyo mpamvu bavuze ngo imiryango ikegerana ikareba ntimushyiremo ntuza nyinshi narize nyinshi cyane mukareba abo bana arangije university n'urugero n'undi arangije university kandi bagomba kubaka twafashe cya kigero cya ya myaka ati ese koko uyu muryango ukwiye kuduha inkwano cyangwa se ahubwo baziduhe bimeze nk'aho iri inkwano cyangwa se bazireke ahubwo tuyafate tuyabahe nk'igishoro kuko baba bagiye gutangira ubuzima kandi ndibuka amwe mu magambo ababyeyi batubwira baravuga ngo muzabyare hungu na kobwa abo bana rero bagomba nabo kubateganyiriza bakamenya ngo kamanzi uyu nguyu ugiye kurushinga ari bwo agitangira urumva agiye kurushinga ubwo ni urugo ariko we mu buryo bw'agafaranga ntashinga reka tumuhereze tumwubakire ikindi kandi wa mubyeyi ugiye ashobora kugira amahirwe meza agahita azana yahungu cyangwa se yakobwa
wa mubyeyi akeneye kwitabwaho, gutwita, kugira gute, imirire, ibintu bigiye bitandukanye. Kandi uri kumva umugabo niwe uri gukora, n'umugore ashobora gukora, ariko uri kumva afite imbaraga nkeya. Namara kubyara azagira wa mwana azamurira, namara kumurira ntazakora. Ubwo si yo mpamvu ngira ngo uvuze akantu, buriya niyo mpamvu ngira ngo abantu basigaye bagerayo nyine umuntu agahita agira stress, kuko wenda agezeyo nyine yahise atwita, ariko kandi kubera yuko ka gafaranga bagombaga kugira akagiye mu bukwe, agomba gufatanya na mugenzi we w'umuhungu nyine umugabo kugira ngo batunge urugo. Ubwo agahera ubwo ngubwo, kandi agakora natwite, agakora imirimo igoranye. Reka tuvuge ko nta kazi afite, agomba gutera ibiraka bigiye bitandukanye. Agiye kuri firidi runaka mu ntara, avuye nk'i Kigali agiye mu ntara, avuye mu ntara agiye i Kigali gushakisha, gukora imirimo itandukanye iri aho ngaho, kuko agomba kubaho. Ugasanga nyine byafekisa ubuzima bw'umwana n'urugo. Hanyuma rero wa musore akabitekereza, tuvuge kuri kugira guhunga za responsibility, ati watifu nimuzana agatwita, nanjye simfite akazi gashinga, ni ikiraka nanjye ubwanjye ndi kurya wa mugati, ndi kuvuga n'icyayi, n'ubwanjye sinihagije, ninjya kuzana wa muntu biragenda bite? Agatera imbere, akavuga ntibihura, akavuga ati reka mbishyize kuri pause. Nta wamenya mu myaka 35 ushobora kubona, ushobora kugwira agafaranga. Yego. Wow. Wigeze kuvuga, wavuze ku cy'amafaranga, uvuze ku miryango, wavuze ku cyizere. Icyizere ariko cyo dusa nkaho twagiparitse, kuko icyizere kugera ubwo twese turacyashinja. Umukobwa uramwegera akavuga ati ntuhe muhungu muzimu kibaho, bose niyo mvuga ihari. Wakwegera abasore ati muri iki gihe reka abakobwa basigaye banywa nk'imodoka zishaje. Hari imvugo ivuga ngo banywa nka Benzi, simbizi niba Benzi. Kunywa inzoga? Oya, ni kunywa amafaranga. Bari expensive. Very expensive. Bari very expensive. Ikindi abakobwa b'iki gihe ni danje. Tugakomeza dushinjanya uko nguko, mu by'ukuri ikibazo ntitukirandure cyangwa tumenye ngo ikibazo gihari n'iki ngiki. Ariko kandi nk'abantu basenga, ni byiza ko wenda tubigarura mu murongo wo gusenga, kugira ngo Imana inafungure n'amaso yawe y'umwuka mu buryo bureba, ku buryo ureba umuntu nyine icyo cyizere, kuko nk'uko twavuze nta barangagira ngo bagihari, ariko barahari ngira ngo hamwe na hamwe, ariko basigaye batinya nabo baratinya, kubera ko ngo hari abo mu Misiri imbere bagiye barangira, hari generation bagiye baranga, zigenda zigira ibibazo, yarangiza bagira bati wa muntu niwe wamumpaye, kandi yaramuzi, niwe wamumpaye, tukajya n'ikibazo cy'abaranga nyine badafite ukuri, ati genda afite ifaranga, bagashingira ku gafaranga, ntibite ku kindi. Ubwo ni ukuvuga ngo indi mbogamizi numvise nanone yongeye kugaruka ni ikijyanye n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo abantu bamwe batinya nko gushaka kubera yuko batabona ya mafaranga, ntago barimo kuya visualizinga neza. Ahanini reka tuvuge nko ku bakobwa, si ukubibasira, ariko hari uri umuhungu nyine ugomba abandi bahungu ibyo baba bareba n'ibyo biryo bimeze. Umukobwa buriya areba protection, areba nyine bifitemo ikintu cyo muri kamere yabo cyo kugira nyine ko cyo gushaka security, kandi aragukarikira akareba ese urugero nyine nka Kamanzi cyangwa n'undi afite amafaranga angana gute, ubwo ni financial security, afite amafaranga angana iki, ese hari security ko aya mafaranga ningerayo nzagira financial stability, cyangwa se nintagira financial stability nkuko nyifuza ariko at least ngerageze, ako se ndajya kujya ku musore. Icyambere cyo
tuvuga urugero yenda namusuye muri ghetto cyangwa se nzi famiye ye ni ukurya bapfundikanye se ninjya kumwegera ejo ni nka burara ntarigeze mburara uri kumva icyo kintu aricyo kare sinshobora gushaka uriya munsi nyine akabiri kuko nguko kubera iki nta financial stability abona aho kugira ngo aze mufatikanye mukore cyane musuragoringe muzagere kuri cya kintu mwifuza akavuga ati yewe rwose nanjye ndi kugwirirana singiye kureba undi tugwirirana ngo tugwirane uri kumva haracyarimo challenges gusa ngiye icyo numvisemo wenda ibindi byose tubishize ku ruhande cyane cyane isomo nkuyemo nuko ngira ngo ababyeyi imiryango igomba korohereza babana bagiye gushakana ukoroshya gusa ikanabafasha ndavuga kuborohereza kuri cya kintu cyo wavuze cy'inkwano miliyoni 4 naho babyoroshye reka nyine tuvuge urugero naho babyoroshye izo nkwano ntizibeho ariko se koko umuntu ufite akazi tuvuge urugero k'ibihumbi 100 na wa mukobwa wawe uri mu rugo ukirangiza segonderi yenda nta kazi afite wenda nawe arahembwa iryo 100 nawe arahembwa iryo 100 nibyo kuri aya mafaranga arahagije naho bataspending ko imiryango batunga umuryango bashobora kuvuga ko ibyo bintu bibaho hari ababikoze pe hari ababikoze kandi birakunda ariko si cyo nanishaje avuga ko bidakunda birakunda pe n'abadafite akazi barashaka natujya tubyumva kandi bakabaho ubu ngubu bakaza gukomera ariko nshatse kuvuga ko imiryango igomba gufasha abana nivuga ngo ntibihagarike kuri za nkwano gusa ngo reduction n'ibindi byose no kubireka cyangwa kubitanga no kubinegosiyaho ahubwo habaho ikintu cya support ababyeyi biyeranje imiryango yiyeranje abatayifite sinzi uburyo byari inshuti niba ntazihari nyine ubwo Imana izareba ubundi bigenza uyu Imana iguha ababyeyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda n'izo nshuti ariko nabwo iyo wenda ahangaha iyo tuvuze nk'umubyeyi uwo muntu ukureberera cyangwa se uwo muntu ubona nyine mu ishusho ya wa mubyeyi wawe ashaka kuba ari umuntu wakwadopse cyangwa se ari umuntu wakurebereye kuva ukiri umwana cyangwa se ari umuntu wabyemeye kukubera umubyeyi mu buzima bwawe ariko nawe birashoboka yuko ibintu yabikomeza icyo ni kimwe cya kabiri wavuzeho ni ikijyanye n'ukuntu ngo abakobwa bakunda ubukwe buhenze cyane rwose tubagiriye ihe nama teka buriya umukobwa ubivuze nibwo bashobora kubyumva ariko biri painful yawe ugiye kubasaba ugiye kubasaba nk'abakobwa abakobwa bihangane rwose bo gukunda ubukwe pe bakunda ubukwe noneho umva abona ifoto y'umuntu wifotoje wambaye ikanzu runaka ati ikanzu ntayambaye ni ukuri pe ntushobora kuntwara hagashya kabisa ntushobora kuntwara nintagendera muri ino modoka nshobora kuntwara ku rundi ruhande hari abandi bakobwa bati ibyo nibyo wivugira sha ahubwo se niba yaranaje ahubwo akantwara ariko ntitwibagize ko hari benshi majority hari abameze uko nguko ariko uzirebe nyine uko umeze wowe urebe n'abandi ushobora kuba hari itandukaniro ariko nukuri haracyari ikibazo cy'uko bakunze ubukwe ariko nabo nanjye yenda simbarenganya hazabaho biraturuka muri ya miryango ngira ngo ubukwe ntawe ubwanga ntawe umuntu ubwanga sibyo ahubwo ngira ngo ikibazo gihari ubukwe ushaka buri muri minzi zawe hano kuri Hanye Space tujya tuvuga ku kintu cya financial wellness noneho tukavuga tuti niba ngiye mfite miliyoni 1 niyo ngiye mfite ngewe nka Jean Paul ugiye kurushinga n'umukobwa twaganiriye ni byiza ko ubukwe dukora buba budgeted muri ya miliyoni kuko nitujya kubara muri miliyoni 10 kuko hari umukobwa runaka wambaye agatimba k'ibihumbi 500 ejo bundi bizatunanira bizatugora icyo ni ikibazo nyine kigihari turakigereranye ugasanga na wa wundi
usa nkaho tuvuga urugero ubonye akazi keza da 1500 kuzamura gasa nk'ari akazi keza uravuga ati ntago ngomba no kuguza muri banki runaka kuguza kugira ngo ukore ubukwe iyo turi no bwa mbere yumvise iyo turi no bwa mbere yumvise umuntu wakapanze siri saleri bajya bahita ngo bazi siri saleri akajya gukora ubukwe ni ibintu bimenyereye butunguranye kugira ngo ariko byose agamije kugira ngo amere nka runaka amere kujya which is not good iki kintu ni kibi cyane ni kibi nyine abakobwa rwose bagerageze ubanze urebe ubushobozi bw'umusore wawe nta muntu wanze ubukwe pe umva mushobora no gukora ubukwe mukajya kubukorera na hehe mukavayo mukabukorera na hehe ariko budgeti imeze ite ese nyine mbese bite ku buzima bwa nyuma yo gushaka nyuma y'ubukwe cyajya abantu bose batashye mutangira kwibaza ngo noneho tugiye kugenda mu ruhe rugendo ikindi nanone umukobwa akabwa ati ibyo ngibyo jewe nta kibazo bintwaye nagenda pe ahubwo papa ahubwo mama ahubwo inshuti zanjye ntago babyemera narabegera avuga ati umusore wagenda ngo udakoze ubukwe uwo musore aragwirirana mureke ariko mureke uwo musore aragwirirana umusore ari kugwirirana umusore udashobora kuzana niba nenye ngo mukore ubukwe ahubwo uwo musore ari umusore urimo mureke hari abandi bafite amafaranga uri kumva nibyo navuze ati cya cyiciro cy'imyaka 35-40 hagati aho ngaho bamaze kugira experience y'ubuzima baranakoze hari na opportunity bagenda babona uko imyaka igenda yigira imbere hanyuma ati wowe reka kugahunga ku gasore gafite 28 gafite 25 kare kugwirirana reka nkwereka ahubwo ikintu gifite amafaranga umusaza cyangwa se umuntu akuzema ariko afite amafaranga ubwo harimo n'inama ya kimwe mu bibazo ubwo hajemo ikindi kibazo hajemo ikindi kibazo peer pressure hajemo peer pressure ushyirwa ku ntuza gushyirwa ku nkeke n'abo mugendana n'inshuti ahanini buriya muzasuzuma ababyeyi nabo bashyiraho peer pressure ati wakubona wicaye aho ngaho runaka mungana n'iyazanye umugore bakagusunika ati nawe gira gutya ariko uzi ko umuntu ajya kugera mu rugo ubwo ngubwo yagize trauma uzi trauma iyo ariyo urumva ababyeyi niba bakubona nk'aho wakerewe yego wowe ukaba hari ibyo wemera utari wabona neza inshuti zawe zikakubwira ngo harya ngo aragwirirana buriya ufite aragwirirana ashaka ufite agafaranga wajya kureba ufite ifaranga ukumva ntumwiyumvamo neza wenda bikarangira ari we mujyanye ubwo se ugerayo ukaba ugiye kubaka nibyo byawe twavugaga nyine niho hahandi mutagera buriya n'abantu batari mu myaka imwe hari nyine uburyo biba bimeze hari n'abari mu myaka imwe uburyo baba bimeze n'imitekerereze yabo nyine bihakazamo kugongana no kugira gute n'icyizere kikabura uri kumva wa muntu wagiye ukurikiye amafaranga mu by'ukuri ntabwo mwagerageje kubaka icyizere ni icyizere gishingiye ku mafaranga ntabwo mwashakanye kubera yuko mukundanye mufitanye gahunda mwashakanye nka forme ni transaction cyangwa se wabonye financial stability we yatereka nkurikiye financial stability ubwo urukundo rwazaza nyuma habanza urw'amafaranga habanza urw'amafaranga kandi urukundo rw'amafaranga rwagakwikuza nyuma uri kumva wa muntu se niba yarafite amafaranga agakena biraza kugenda bite nicyo kibazo ubwo iyo yakennye nyine uhita wihuta ukigendera nyine cya cyizere gihita kigabanuka hanyuma ugahita ushaka undi nyine cyangwa utangira kumusuzugura wawu twatangiye tuvuga ngo Jean Paul ahagarariye abandi benshi byari mu kiganiro cyo kugira ngo dusuzume imbogamizi ziri hanze aha ngaha zicontributinga ku mpamvu abantu wenda badashobora guhita bafata icyemezo cyo gushaka ni nyinshi twavuze nkeya muri zo ariko wowe ukurikira ikiganiro nawe hari izo wadusangiza tukazongera tukagaruka aha ngaha noneho ngira ngo tuzagarukana n'umukobwa cyangwa se abakobwa turusheho kongera gusesengura
hari ubukwe mperutse gutaha, hari umwe mu basaza yakotinze umurongo muri Bibiliya ntibuka neza ariko aranabisobanura mu buryo bwa Kinyarwanda, avuga ngo mbese ashimangira mpamvu cy'abantu bagomba gushaka bakiri bato. Uribuka muri Bibiliya haratubwira ngo tuzabaho kumara ibisekuru byacu bine, 4 generations, tuzazibonesha amaso yacu. One haravuga ati mu by'ukuri umuntu washatse wenda afite imyaka 25 n'ushatse afite 50, uzagira amahirwe yo kubona bya bisekuru za 4 generations ni uwuhe? Ati iyo washatse kare ubyara kare, urumva muri iki gihe hari igihe ushobora no gushaka kare urubyaro gutya ntibihite byihuta, ariko ubu ngubu siyansi yadukoreye ibintu byiza, n'ubundi ubinotisinga kare ukaba wabikemura kare ukabyara kare, n'uwo wabyaye nawe akazabyara kare, ubwo n'umwuzukuru wawe akabyara kare, ukazageza 60 70 ufite umwuzukuruza, kubihuta ufite ubuvivi. Urumva sinzi kuri iki gihe niba hari abagira ubuvivura, ariko urumva nyine iyo byose byagiye ku gihe ibyo bintu birakunda. Byari ukugira ngo dusuzume tuganire turebe imbogamizi zihari, ariko tunashishikariza. Twavuze ku babyeyi, twavuze ku bakobwa n'abahungu, twavuze ngo mwe guhunga inshingano, ariko kamera hano yavuze atari ku inshingano, rega turazitinya kuko ngo ubutari shuwa ku buzima buri imbere, ariko ukuri kuri ngo nta muntu ushobora kuvuga ngo ngewe ndi 100% shuwa, nizeye neza ngo mu mwaka utaha bizagenda bite. Turapanga ariko gusohoza by'ukuri bisohozwa n'Imana. Ubwo rero ntimutinye, mushaka abageni, abageni nabo bemere, abageni namwe mwemere boroshye bemere. Hari n'uvuga ati banze mubone muri y'amaso nyine baramuvuga, y'amaso y'agafara, oya sinagafaranga na y'amaso nyine baramuvuga nyine y'umwuka, banze kubone neza kugira ibyo nabyo birakora, ibyo nabyo birakora, cyangwa ibanze ivuge banze na namurote. Okay, reka tube dusibikiye ahangaha uyu munsi, ariko turabasaba comments muri iki kiganiro, kuko ikigamijwe no kugira ngo abantu nyine bashake, hanyuma umuryango uhororoke, society ikure, igihugu of course, ni igihugu, itorero ni igihugu, nako byose nyine umuryango. Ubwo twese turetse gushaka kare ntitubyare, ubwo amatorero yabura abakristo, n'igihugu cyabura abaturage cyane, imiryango ikaze, iterambere zero. Murakoze cyane inshuti zacu, hanye Space irabasuhuje cyane, bashimira yuko twabanye, tubararika mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuzaha noneho dufite abakobwa tuvuga ku bijyanye n'izi mbogamizi, tunavuguta umuti w'ibibazo. Jean Paul Sezera, mwakoze cyane, nishimiye kuba twaganiriye, ngira ngo naho gutaha twabashimiye ubutumire, tuzongera tubitabe nk'ibisanzwe. Imana ibamugisha. Sawa, murakoze, mukande subscribe ubundi tubane naho ubutaha.